Ladies and gentlemen, what's up Rwanda, what's up Kigali, my name is Vincent. Ishyano ryaguye mu karere ka Muhanga. Umusore ndetse n'umwana basambuye inzu basanga se yiryamiye mu nzu baramwica bamukura ku isi ya rurema. Ukibaza uti aya makimbere no mu miryango azakemuka bigenze bite uko nta munsi tutigishwa uburyo twukwiye kwitwara mu miryango. Abangabo bakomeje kwicana umusubirizo uko bukeye nuko bwije. Amafoto ndetse n'amavideo akomeje gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, namwe muri kugenda mubibona aho umugore utwite ndetse n'umwana we buriye hejuru y'inzu bagasambura ibati kugira ngo babone aho banyura basange papa w'uyu mwana akaba ari n'umugabo w'uyu mugore utwite ngo hanyuma bamwice. Gusa byaje kurangira bamusanzemo baramwica. Inkuru zitangira kumenyekana gutyo ku mbuga nkoranyambaga, abaturage bo bamaze kubimenya byarangije kuba bahita bahuruza n'inzego zishinzwe umutekano. Nk'uko muri kubona muri screen zanyu, abantu ni benshi cyane. Abangaba rero ari kwibaza uburyo umugore utwite ukujije yuriye hejuru y'inzu ngo agiye kwica umugabo we. Abandi bakavuga bati iyi ndashobora kuba atari n'uyu mugabo, uyu mugore ahubwo yabonye bazamuvumbura agahitamo kwica umugabo we ngo atamukura mu nzu. None se ubu koko uyu muhungu we koko aho atamutabaye nawe afasha nyina kwica ise? Iyo abantu bo rero bakomeje gutuka uyu muhungu bamwita ikibwa, bamwita ikizeze, bamwita andi mazina agiye atandukanye kubera ukuntu yakoze igikorwa kibi cyo gutuma mama yica papa wiwe. Ngo uyu musore aganira n'ibitangazamakuru yavuze uburyo byamuteye agahinda bigatuma afasha na nyina kuba yakica se. Bimugire namwe ati ngewe papa yaratoteza mama, atariko ibyo nibyo mama yambwiraga kuko nge ntaba mu rugo. Yamamagaraga akabimbwira ati sorananiye, ati sorananiye, ati rero muri iyi minsi nibereye mu rugo, ati bya bindi mama yambwiraga nabibonye kandi nabibonye kenshi cyane ndabyihanganira, ariko nza kuguma mu rugo kubera ko nyine mama atorohewe aratwite ndetse papa ntago amworoheye. Ati rero mama yaje kungira inama ati umugabo tumwice tumukure ku isi. Hanyuma nanjye namwumvira ndavuga ati mama waragowe, aho kugira ngo uyu mwana azavuke atuzuye cyangwa se afite ikindi kibazo, reka nzi wamugani tuzamwice. Umugabo yatasha avuye kwinywera arataha araryama aravuga ati wa mugore nta n'ubwo uri bundarire mu nzu. Umwana yarara aho hanze, ariko ubwo mugabo kubera yari yasinze nta n'ubwo yari yitaye ko umwana we yavuye yari yaragiye, ubu ngubu bari mu rugo. Umugore aravuga ati ntaribi n'ubundi twagupangiye, genda uryame uri buze kubibona. Bigeze rero mu masaha ya nijoro, umugore n'umwana barurira, aratwite arakujije yurira hejuru y'inzu arasambura. Hanyuma bamusanga mu nzu, wa mugabo kubera ubusinzi bwe nta nubwo yamenyije ko bari kumusamburaho inzu, bamugeraho baramwica. Abaturage rero babimenye mu rukerera ubwo babyukaga batangira kureba akabona hejuru y'inzu ibati ryasambutse, ariko nanone bahabona umugore ndetse n'umwana. Abantu batangira kwibaza bati none se bagiye kuyisamburira bongere bayisakarire, babonye se idasakaye neza byagenze bite? Siko abaturage batangiye guhurura, bahageze babona amaraso abaruzuyeho, batangira gutabaza. Abaturage baza ari benshi cyane n'ibibando ndetse bahamagaza n'inzego zishinzwe umutekano, nabo barahagera. Mu gukingura urugi bakubitwa n'inkuba, basanga umugabo barangije kumwica, bamushahuye, bamukuyeho. Ibyatumye amutera inda, umwana yishe se amukuyeho, ibyatumye amubyara. Munyumvira ku gahinda, birababaje cyane rero mwabantu mwe. Ku mbuga nkoranyambaga abantu bakomeje kwibaza uburyo abantu bateguye umugambi nk'uyu nguyu, ngo nuko umugabo yahoraga atoteza umugore wiwe bikarangira bamwishe, ahubwo siyo bakagatanya bikarangira hanyuma umwe agatwara utwe undi agatwara utwe. Mbega umwana ukomeje kuvugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga wafashije nyina gukora igikorwa nk'iki ngiki ikibi kigayitse, aho atamugiriye inama amufasha kumwica. Ni umusore kandi ukuze w'imyaka 21. Urumva ko afite ubwenge bwo kuba yafata icyemezo akabwira mama wiwe akavuga ati ibyo bintu uri gutekereza ntabwo ari byiza, twashaka uwundi muti, igenda umurege muri RIB hanyuma babatange cyangwa se bamufunge azagaruka yarisubiyeho. Ariko ibyo byose uyu mwana nabyo yatekereje, afasha nyina kwica se.
yewe ibikomeje kubera mu isi byo ntitwavuga ngo tuzabirangize, usibye kubirebesha amaso tukicecekera tugatuza tukiyambaza Imana tukavuga tuti twebwe uzaturinde kugira ngo ibintu nk'ibi bizatubeho. Duhora tubyumva mu matangazo mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko abaturage bamwe na bamwe bigenda bibaho bakabyibonera bagatangara. Rero akaba ni nabyo bituma bavuga bati ishyano ryaguye, kubera ko iyo wumva ibintu kuri radiyo uravuga uti nahangahe ibyo ntabwo byabaho, ndetse ukaba ushobora no kuvuga uti ibi ntabwo bibaho, ariko iyo bibanye mu gace k'iwanyu uremera ugatuza ukavuga ati bya bintu koko bibaho. Niyo mpamvu rero abaturage bakomeje kwigishwa kwirinda amakimbirane mu muryango, kuko niyo akomeje gutuma abantu bapfa uko bukeye n'uko bwije. Ngaye nguko rero njye rero mubanye muri aya makuru nitwa Vincent, reka mbisabire kunshigikira mukane kuri buta subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro nzajya nkora bizajye bibageraho mu ba mbere. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi mugubwe neza, ndabashimiye.